Yes, mwiriwe neza rero tubahaye ikaze mu kiganiro Purpose Rwanda gica kuri Radio Rwanda muri kumwe rero na Morini umwiza ntago ndi njyenyine uyu munsi muri studio za Radio Rwanda turi kumwe n'umutumirwa wacu uyu munsi watangira wibwira abaduteza amatwi akakanya. Murakoze nanjye mbanje gusuhuza Arabie ndetse n'abanyarwanda bose. Amazina yanjye nitwa Ntakirutimana Emmanuel nkaba ndi umufatanyabikorwa n'umukangurambaga wa Purpose Rwanda mu guhangana n'ikibazo cyugarije urubyiruko aho muri urwo rubyiruko bamwe bisanga mu biyobyabwenge. Ndumwe kandi mu bagize umuryango nyarwanda wafasha myumvire mu magambo y'impine bakunda kwita Rwanosco, Rwanda National Organization of Social Workers. Murakoze. Yes, urakoze cyane uyu munsi kubana natwe Mr. Emmanuel. Uyu munsi wa none tukaba turimo kuganira ku byerekeranye n'igituma urubyiruko rwinshi urimo kwishora mu biyobyabwenge uyu munsi ukaba ugiye kudufasha cyangwa se bitewe n'ibyo mukora umunsi ku wundi tugira ngo udufashe gusobanukirwa kubera icyo uyu munsi umubare munini cyane abana batoya cyangwa se urubyiruko rurimo kwishora mu biyobyabwenge kuruta igihe cyashize. Iyo uvuze ibiyobyabwenge akenshi ni ikibazo gihangayikishije umuryango nyarwanda ndetse n'igihugu muri rusange. Kugira rero umuntu arushaho kubisobanukirwa biba bisaba kugira ngo amenye impamvu urwo rubyiruko rwirimo kwishora mu biyobyabwenge. Ngerageje kuvuga wenda impamvu nyamukuru ntekereza. Iya mbere navuga uko umuryango uhagaze mu guha abana uburere. Ubundi tumenyereye ko umuryango mwiza ni ishusho nziza y'igihugu kandi umuryango udatekanye ufite ibibazo bimwe na bimwe bishingiye ku makimbirane cyangwa ku myitwarire n'indangagaciro zitaboneye aheshi na heshi nazo bikunda kuba impamvu z'intandaro zo kwibona muri icyo cyiciro cyo kubona abana benshi bari mu biyobyabwenge. Ahandi iyo mvuze wenda indangagaciro navuga ubusinzi mu muryango, uburaya, ubushoreke n'izindi ngeso zishobora kuboneka mu muryango aho usanga umugabo atabana n'umugore ugasanga akenshi imiryango yabaye nk'itatana. Akenshi rero bigeze aho ngaho umwana akunze gushaka ahantu aherera akahabura ndetse yanaba no muri icyo kigero cy'ayo makimbirane yaba muri ayo makimbirane bikazagera n'igihe yumva mu by'ukuri nta rukundo afitiwe n'umuryango atibona mu muryango umuryango utamukunda utamwitayeho abandi barimo guhangana n'ibyo bibazo byabo by'amakimbirane ariko we nta muntu wo kumwitaho. Ahenshi rero niho usanga ibyo bintu bikunda kubera umutwaro igihugu. Hari n'igihe umuryango mu bijyanye n'imibereho ushobora gusanga ibyo bigaragara ahantu yaba umuryango ubayeho neza cyangwa se umuryango utabayeho neza ku bijyanye n'imibereho. Aho mu mvugo y'iki gihe dukora kuvuga ngo ni umuryango ukize cyangwa ni umuryango wishoboye. Ibyo byiciro usanga hose uzasanga abo bana babaswe n'ibiyobyabwenge uzabasanga muri icyo cyiciro cyo mu ngo zifite no mu ngo zitifite mu buryo buhagije. Bivuga ngo rero ntawe bitareba ari urwo rugo rukomeye ari n'urwo rugo rudakomeye cyangwa se mu bijyanye n'imibereho. Ngerageje rero kugerageza kuvuga wenda ikigaragara nk'ikibazo nyamukuru aho ikibazo cya gishingiye uretse no kuba haba mu muryango habamo amakimbirane hari no kudasobanukirwa kw'imiryango ku mikurire y'umwana. Akenshi tumenyereye yuko uhereye mu gihe umwana avukiye kugeza ashaje umwana aca mu byiciro byinshi mu byiciro binyuranye bijyanye n'imikurire. Hari aho umwana rero agera bitewe n'urugero runaka agezemo cyangwa n'icyiciro agezemo runaka ugasanga ya mico ibaye nk'ihabanye n'imyumvire y'ababyeyi. Aho wenda reka nange urugero rwa hafi hari ukuntu umwana agera muri adolescence burya adolescence ni icyiciro cyo guhangana. Umwana usanga ahanganye n'ababyeyi aho usanga hari ukuntu aba yiyumva noneho ababyeyi babibona bakabona byacitse bakabona ntibabyakiriye bakabona n'iki bagatangira guhangana nawe muri uko guhangana nawe akagerageza nawe gushaka uburyo akereye icyo nakwita bras de fer. Bras de fer none kamushyira muri iyo situation y'ibiyobyabwenge. Atangiye guhitamo. Yego. Ikindi cya kabiri nshaka kuvuga ni ugukururwa n'imyitwarire y'urungano ndetse n'ibimukikije.
hari ibyo benshi bakunda kwita ikigare, aho umwana aba yifuza kwisanisha n'abandi akunda cyangwa se afata nk'abantu b'ingirakamaro mu buzima bwe. Akenshi usanga umwana azabona umuntu wambaye ipantaro ayimanuriye hasi nawe amwigane kubera ko amukunda cyangwa se hari ukuntu amufata nk'umuntu ukomeye mu buzima bwe. Ibyo rero bikunda kugira impamvu nyamukuru ituma abana benshi bakunda kwibona muri biyobyabwenge kubera iki bashatse kwisanisha n'aba bandi, ndetse rimwe na rimwe hari n'abandi bagize uruhare mu gushaka kubakura muri ibyo biyobyabwenge. Ni ukuvuga ngo rwa rugero agezemo arumva adashaka kureka inshuti, arumva ashaka kubana n'inshuti bigana, arumva ashaka kubana kandi muri uko gushaka kubana n'iyo nshuti wenda hari igihe inshuti yo yaba yaragerageje gutangira ibyo biyobyabwenge. Iyo nshuti rero mu kwisanisha nawe agera igihe nubwo yagerageza kwifata, ariko hari igihe agera igihe akabona yibonye muri bwa bushuti, ariko noneho bumujyana no mu gutangira gukora ibyo bibi byose, ibyo biyobyabwenge. Ni aho ngaho rero usanga urungano ruba impamvu yo kuba umwana ashobora kwibona mu biyobyabwenge kubera yuko arimo kwisanisha na bagenzi be. Niba bagenzi be barimo kunywa itabi nawe akumva, cyane cyane ko n'ibiganiro baba baganira hari ukuntu baba biyumva, hari ukuntu baba bumva aho bageze nyine ari abantu bakomeye. None icyo kiganiro nacyo ubwacyo cyonyine gishobora kumukura nawe akumva ashaka kuba nka mugenzi we. Muri uko gushaka kuba nka mugenzi we nibwo ashobora kwibona akajya kubona akabona nawe yibonye muri ibyo bintu bijyanye n'ibiyobyabwenge. Ikindi kintu navuga ku bijyanye mu bimukikije, twanavugamo n'ikoranabuhanga rijyanye n'iterambere, ari naryo riba uburyo bwo gusobanukirwa byinshi mu bimukikije. ngira ngo muri iyi minsi ushobora kurara umenya amakuru yo mu isi hose, gukoresha social media. Iyo rero nayo ni impamvu yo kuba ashobora kwitegereza n'iyo mico yo hanze akabona ni imico myiza, cyangwa se akabona ba basitari bo hanze nawe hari ukuntu bitwaye, wenda arimo kuririmba cyangwa se abonye positeri afite itabi, nawe akavuga ati nanjye kugira ngo nzabe nkuriya, nuko ibyo byose nagerageza kwisanisha nawe, ugashiguka nawe yibonye muri ibyo ngibyo, kwa kunywa itabi, kwa kugira gute, kubera ko wa musitari ya social media yamufunguye amaso, bituma abona neza yuko hari abandi bantu bakomeye ku isi kandi wenda bamwe ibyo biyobyabwenge batari bo mu muco wacu, bari mu muco w'ibindi bihugu, kandi nabyo bigaragara nk'aho bidashimishije kubera ko nabo bahanganye n'ibyo bintu, ndetse bikaba n'umutwaro ku gihugu batuyemo. Umwana nawe rero akagerageza gufata ishusho y'abo bantu. Bivuga ngo ikibazo gihari gikomeye cyane ni uko abana benshi bagerageza kwisanisha n'imico y'ahandi hantu, bigatuma biga ibintu bidakwiye gukorwa yenda muri sosiyete nyarwanda, cyangwa se bituma byangiza ubuzima bwabo. Nagerageje kuvuga yuko bisanisha n'imico y'ahandi hantu. Imico y'ahandi ntabwo ushatse kuvuga ko ari mibi, yego, ahubwo ikibazo ni ukwisanisha n'imico y'ahandi ariko mibi. Aho abantu benshi bakunda kwisanisha n'abahanzi wenda mu bihugu runaka, wenda bakaba rimwe na rimwe baranakurikiranye bagakumva ko mu mateka abantu bakunda itabi, bakunda ibiki, none nawe akagerageza kuvuga ngo reka nanjye nse n'akanaka. Ikindi kintu wenda navuze nacyo nahereyeho, navuze ko intandaro yo kwibona muri ibyo biyobyabwenge akenshi na kenshi nayo nanayishyira uko umuryango uremetse. Tugerageje kwinjira mu buryo buri detaye, navuga aho umuryango usanga barabarwana, barabatongana, cyangwa se umwana yisanze yaravukiye mu muryango w'abantu bicuruza indaya, bakunda kwita indaya, ugasanga ahantu avukiye ntabwo hazamuha uburere bwazamufasha guhangana n'ibyo bibazo, ndetse no guhangana na bya bintu twise ngo ibyiciro by'imikurire. Aha navuze ku bijyanye n'ibyo byiciro by'imikurire, aho umwana ababyeyi baba basabwe kumuherekeza, wenda turaza kubigeraho tutangira kuvuga ku ngamba n'uburyo umuntu yabyitwaramo, ariko hari ukuntu burya umuryango ugomba guherekeza umwana mu bijyanye n'ibyo byiciro by'imikurire. Byiza cyane. Yes, ni byiza cyane ku bisobanuro duhaye, ndetse n'amakuru menshi yerekeranye n'ikirimo gutuma urubyiruko cyangwa se abana batoya barimo gukomeza kwishora mu biyobyabwenge uyu munsi wa none. Uyu munsi rero dufite nanone abandi bantu yenda usanga yaragerageje kubikoresha, cyangwa se nk'abo ngabo yenda barimo gukurira muri iyo miryango, usanga bya byiciro bimwe wagiye uvugamo, ugasanga umwana ntiyabonye amahirwe yo guhabwa urwo rukundo
urukundo ruhagije n'ababyeyi cyangwa se kwitabwaho nk'uko bikwiye, ugasanga nyine izo nshuti yesi yabanye nazo, ariko akageraho yisumburaho mu bwenge, ariko akavuga ati ibi bintu ntabwo ari byiza kuri jyewe, akashaka kugaruka kugira ngo noneho yongere abeho ubuzima bufite intego. Ariko mu by'ukuri yanagaruka yenda bitewe n'ubuzima yari amaze igihe kinini abayemo, ugasanga no gusubira muri bwa buzima busanzwe ni ibintu bigoye. Abe muri sosiyete ntabwo bamwizera cyangwa se ntabwo bamwakiriye nk'umuntu wifuza impinduka mu buzima bwe, ugasanga yenda n'ahandi muri ba bandi yifuza kujyamo nabwo ntabwo barimo kumwakira neza kubera ko yenda arimo gushaka kwitandukanya nabo. Ese mu by'ukuri uyu muntu yafashwa gute? Wenda murakoze, ndagira ngo mvuge aho umwana ushaka kuva muri ubwo buzima butari bwiza, aho ukunda guhura n'ingorane, akunda guhura n'ibibazo, ntiyakirwe neza muri sosiyete, mu muryango nyarwanda. Ahenshi tumenyereye ko ikibazo cyo kuba warabaswe n'ibiyobyabwenge kukivamo ubwabyo ni urugendo rurerure, kandi biba usaba guherekezwa n'umuryango, ugaherekezwa n'igihugu. Ahenshi bagerageje mu miryango wenda itegamiye kuri leta, igerageza kugira uruhare, ndetse n'ibigo bimwe na bimwe bya leta bigerageza gushyiramo imbaraga nyinshi cyane mu rwego rwo gushaka uburyo bakura abo bana muri ubwo buzima bubi. Ariko imbogamizi ikaba ari yayindi twahereyeho, ari naho wenda ipfundo ry'ikibazo riri. Ni ukuvuga ngo umwana avuye mu muryango ufite ibibazo, avuye mu muryango urimo amakimbirane. Ese nawe ugarukamo azasanga aya makimbirane yarashize? Ese nawe ugarukamo azasanga kwa kundi bagombye kumwakira nk'umwana, bagombye kumufata neza, bagombye kumenya yuko hari igihe runaka agezemo, noneho bakagerageza gusanisha icyo cyiciro cy'imikurire agezemo no kumufasha. Azasanga ibyo ngibyo uwo muryango ufite hari icyo wahinduye muri iyo myifato cyangwa muri iyo myumvire. Nkeka ko rero ikibazo kibaho, umwana we ashobora kugenda rwose agahura n'abantu bakamufasha, bakamuganiriza, bagakora ibishoboka byose, ariko yagaruka mu muryango bikaba nk'ahandi abanyarwanda bavuze ngo guhungira ubwayi mu kigunda. Bivuga ngo araza asanga ya makimbirane agihari, kuko azasanga n'undi papa atakibana na mama, azasanga barara barwana, azasanga mama agikora wa mwuga mubi, azasanga, urumva ko intandaro, ipfundo ry'ikibazo riri mu muryango nyirizina, riri mu muryango nyirizina. Umuryango wagombye kubaho ari umuryango utekanye, kandi uzi neza yuko uzaba n'impamvu yo gukumira ibintu byose byatuma umwana ajya mu biyobyabwenge. Yego. None se aho ngaho yenda reka tugarukeho gatoya kugira ngo abantu basobanukirwe neza. Tuvuge umwana aragarutse kuko asanga ibibazo biracyari bya bindi. Yego. Nk'uwo muntu wamugiriye iyihe nama ashaka kubaho ubuzima butandukanye yenda n'aho akuriye, ariko agasanga ubuzima ni bwa bundi kandi ntashaka kwitandukanya n'umuryango we? Aho ngaho ni iyihe nama wamugira kugira ngo nibura yubake ubundi buzima butandukanye n'ubwo yakuriyemo? Ntangira navuze ko mu mpamvu zikunda kuba ikibazo cyo kubona umwana yisanze muri ubwo buzima harimo n'ibyiciro bijyanye n'imikurire. Yego. Navuga ko uwo mwana agize amahirwe, tuvuge ko umuryango azasanga umeze gutyo, azasanga n'ubundi ukimeze kwa kundi. Uwo mwana yagombye guherekezwa, akagira urundi rwego rumuherekeza. Byibura tumenyereye ko muri ibyo byiciro hari ibyiciro bigaragara nk'aho bigoye umwana. Umwana yari muri adolescence wenda na nyuma yaho gatoya, bijya bimugora wenda mu gihe ahuye n'ikibazo runaka kucyakira, ari naho kenshi usanga yicira inzira. Nkeka rero ko uwo mwana agize amahirwe akagira umuntu wakomeza kumuherekeza, ashingiye uko abona ko umuryango uremetse, kuko umuryango wabona ko ntacyo uzamumarira n'ubundi. Noneho umuryango ukamuherekeza, byibura akazagera muri iyo myaka
reka mvuge wenda ngerageje kugereranya mu kigero cy'imyaka niba buri umwana akava aho ngaho akagenda akagera mu myaka 20 hagati ya 25 na 30. ibyo byose uwo mwana ni wa wundi ubuzi noneho guha umurongo ubuzima bwe. ni wa mwana ushobora kubwira ngo noneho urimenya nukora ikibi kizakugiraho ingaruka zatuma utabaho neza mu buzima bwawe. nkeka rero ko umwana wakwiye guherekezwa akagera aho ngaho, wenda wirengagije ko umuryango wagombye kumwakira ukirimo ibibazo. ikindi ni ukugerageza gushaka uburyo inzego zitandukanye zimuba hafi zikajya zimusura zikamugenderera zikagira ibiganiro, noneho byanakunda byanashoboka n'umuryango nyarwanda ukigishwa, umuryango ukigishwa ugahabwa amahugurwa cyangwa se ugasobanurirwa ku bijyanye n'ibyo byose tuvuze nk'intandaro z'ibibazo by'ibiyobyabwenge mu rubyiruko. sinzi niba nkumvishije neza aho ngaho wari uvuze ati n'inzego zikagenda zikurikirana, bivuga ngo ahangaha ni hahandi ku rwego rw'imidugudu cyangwa se abantu runaka begereye iyo miryango ifite ibibazo, bivuga ngo aho umwana ari mu maboko asa nkaho adafite umutekano cyangwa se adafite uburezi buhagije aho ari, bivuga ngo inzego z'umutekano zigomba gufata inshingano. Inzego z'umutekano zigomba gufata inshingano, ariko njye ntabwo njya nkunda gukoresha uburyo bwo kuvuga ngo inzego z'umutekano ku mwana. umwana ni umuntu wagombye kwibona mu ishusho nziza, ntabone nk'umuntu ushaka guhangana n'inzego z'umutekano, ahubwo akibona nk'umuntu ukunzwe n'abaje kumufata, ukunzwe n'abaje kumuganiriza, ukunzwe n'abantu bamuri hafi. ari naho njya ntekereza nkavuga nti biriya bigo bifasha bari abana byagombye kuba ikigo mu by'ukuri umwana yumva ko keya yari yaburiye mu muryango azisanze muri icyo kigo, ndetse rimwe na rimwe njya numva binakunze mu gihe cyose agiye kujyanwa muri icyo kigo atajyanwamo n'umuntu wambaye uniform wenda igaragaza ko ari umuntu wenda ushinzwe umutekano, ahubwo akajyanwa n'umuntu ku buryo yumva ko agiye guhanwa, ahubwo agiye hari ibintu agiye guhabwa wenda atabonaga mu muryango ariko agiye gusanga aho ngaho. numva rero ibyo bintu byaba byiza kurushaho. ndumva rero hari inzego nyinshi mu by'ukuri mu mudugudu, ndetse waba mu rwego rw'umudugudu, mu rwego rw'akagari, mu rwego kugera mu karere. nkange mu by'ukuri nubwo ntanze kino kiganiro nsanzwe n'inshuti y'umuryango mu rwego rw'akagari ka Rukiri ya kabiri. urumva ko ibijyanye n'ibi bibazo muhura nabyo kenshi. hari abana dukora ubuvugizi wenda tubasanze mu muhanda ariko nabwo barabaswe n'ibyo biyobyabwenge, wanamubaza amakuru kumva akubwira ati ngiye nturutse ibunaka, none ukagerageza gushakisha umuryango we kugeza igihe ubone, ariko wawubona ugasanga cya kibazo cyatumye umwana ava iriya kiracyarimo. ubwo rero cya mbere ni uguha imbaraga umuryango nyarwanda, bagashaka uburyo umuryango uhugurwa wigishwa ku bijyanye n'indangagaciro, ku bijyanye no kurera umwana, ku bijyanye no kwita ku mwana. burya kwita ku mwana si ukumugaburira gusa, si ukumugaburira gusa, si ukumwambika gusa, kuko ushobora no kubimuha ariko ntumwereke ishusho nziza nk'umubyeyi, ntumwegere ngo muganire, ntumutege amatwi, ko umwana w'abana burya baba bakenewe. nkunda kubwira abantu ngo n'umwana w'amezi 6 aba akeneye kumutega amatwi, umwana w'ukwezi kumwe akeneye kumutega amatwi. burya nawe afite amarangamutima ku buryo hari igihe umuvugisha umuganiriza mukaganira rwose ikiganiro kikaba cyiza. nyamara hari benshi batekereza ko umwana atavuga wenda ibintu bisobanutse, ariko ni umwana uba ukwiye guherekezwa, agaherekezwa kuva icyo gihe, kandi ababyeyi bakamubonera umwanya. ikindi bagakumira ikijyanye n'amakimbirane mu muryango, kubera ko hari ijambo niba ari mu ndirimbo ngo uko muturera niko tuzakura. niba uvutse mu muryango aho ababyeyi barara barwana, ni ukuvuga ngo umwana si ubwo ngubwo umunsi yakuze we bizagenda gute, nibwo burere nawe akurana. ubwo rero basaba yuko umuryango nyarwanda, ipfundo ry'ikibazo riri mu muryango nyarwanda. umuryango nyarwanda nibaramuka umuryango nyarwanda ugize ukuntu hubatse ukubakika neza, icyo gihe n'aba bana bazagira ikintu bakuraho kandi kizagira umumaro community ndetse kigira umumaro igihugu cyose. akandi kantu nagira ngo mvuge, ndashaka kuvuga ku kijyanye na gahunda zimwe na zimwe leta iba yarashyizeho zari zikwiye guhabwa imbaraga, cyane cyane ko ari naho
abantu bakwigira mu buryo burambuye nk'umugoroba w'imiryango. Umugoroba w'imiryango ni ahantu heza umuntu yakwiye kwigishirizwa ibyo byose bijyanye n'umuryango utekanye kandi umuryango wubakitse neza, ariko nkanasaba ko habaho abantu bafite ubumenyi buhagije bwo kujya bayobora ziriya gahunda z'umugoroba w'imiryango, kubera ko ashobora no kuza akawuyobora ugasanga mu by'ukuri icyo ababwiye ntabwo kiri bwubake umuntu, ahubwo kimeze nk'aho kimusenya. Mvuga rero ngo leta yakora uko ishoboye igashaka uburyo. Hari abantu benshi wenda mpereye nko kuri iyo organization mbamo y'abasosho w'akazi, bakagerageza wenda bagashaka uburyo banabitabaza muri community, wenda bakanakora ari nk'abavolonteri, bakanakora ari nk'abantu bashaka kugira ikintu uruhare bagaragaza muri community. Numva rero abo baba bafite ubumenyi buhagije bwo kuba bafasha uwo mugoroba w'imiryango kugira ngo uzabe wubakitse mu buryo bwiza. Ahandi hantu ngira ngo nsoreze, ndashaka kuvuga ku bijyanye n'amadini. Amadini burya ni abantu nabo bumva cyane, bikunze amadini yagerageza kwiyegereza mu buryo bwihariye urubyiruko mu rwego rwo kumira ibyo byose bikunda kuboneka nk'ibibazo bituma abana bibona mu biyobyabwenge. Aho ngaho tukiri ku madini, hariho ikintu kimwe n'ubundi nariwe kikubaze. Tuvuge umwana agenda kurira ahantu hatandukanye, twavuga yenda nka 3 cyangwa 4. Mbere na mbere umwana abonera uburere iwabo mu muryango. Iyo havuye akenshi na kenshi usanga amara umwanya munini ku mashuri, cyangwa se iyo atari ku mashuri ni cya gihe usanga yenda nko mu nsengero. Aho hose yenda ni uruhe ruhare twifuza muri sosiyete nyarwanda kugira ngo nibura buri muntu wese uko agenda atanga uruhare rwe mu buzima bw'uyu mwana kugira ngo agire ubuzima bwiza, ejo n'ejo hazaza he hazabe heza kurushaho. Ese ni uruhe ruhare mu rwego rw'amadini ubona rwagakwiye gutangwa kugira ngo wa mwana abone ubuzima bufite intego bwuzuye kandi Imana nawe izanamufashe gukora ibyo yavukiye gukora? Murakoze. Ubaye nk'uvuga ikintu cyiza wenda naratekereje. Aho umwana akurira, kuko iyo urebye usanga akurira ahantu 3 hatandukanye. Akurira mu muryango, agakurira ku ishuri, agakurira no mu rusengero. Aho hantu uko ari 3 hose, nkeka ko ndakuramo wenda mu muryango, kuko mu muryango ni inshingano za mbere zibanze mu kwita kuri uwo mwana kugeza mu kumuherekeza kugeza igihe akuriye cyangwa se kugeza igihe abaye umusaza. Ariko iyo tugeze noneho ku mashuri, amashuri naho ni ahantu aba ari bumare umwanya munini cyane. Ngenda ntekereje amashuri ntakaba atagize, kuko amashuri ibyo basabwa barabitanga, cyane cyane ko batanga imyigire bagatanga n'uburere. Ibyo byose bagerageza kubivuga, bakerekana indangagaciro z'umunyeshuri mwiza, bakerekana ibyo akagombye gukora kugira ngo azabe umuntu mwiza, azabe umugabo mwiza uzigirira akamaro. Abo ngabo barabikora rwose, cyane cyane ko haba ari n'integanyanyigisho zibaza z'ibitabo zigaragaza uko umwana yagombye kwitwara, uburere bwiza, umwana yagombye kubaho gute mu muryango, umwana byinshi cyane. Nkeka ko icyo gihe uzavuga kuva umwana atangiye maternelle kuzageza arangije kaminuza, hose uzasanga nta na hamwe uzasanga hatari isomo wenda ryigisha ku ndangagaciro z'umwana, uko uyu mwana yagombye kwitwara. Twagera mu amadini naho barabwiriza, ariko icyo nakwifuza wenda gusaba amadini bave mu kintu cyo kuvuga ngo tuzajya mu ijuru mukizwe mugire gute, ahubwo noneho binjire mu bintu biri practice, binjire mu bintu bifatika. Basobanura urubyiruko, bamubwire kugira ngo uzajye umugabo, kugira ngo uzabe umuntu mwiza. Reka mvuge ngo noneho hamwe bavuga ngo kugira ngo uzajye mu ijuru, numva bavuga ngo kugira ngo uzabe umugabo mwiza, kugira ngo uzabe umuntu ukenewe mu gihugu, kugira ngo uzabe, biragusaba kugira ngo witware gutyo. Ari naho nasaba amadini yuko binabaye byiza no mu madini twajya tuhabona amakarabu ashinzwe kurwanya ibiyobyabwenge, ashinzwe kurwanya imico runaka, ashinzwe imico mibi runaka wenda igaragara muri urwo rubyiruko. Bagafata igihe gihagije cyo kubana n'urwo rubyiruko. Nigeze no kugira igitekerezo navanye nko mu gihe cy'ibiruhuko, bibaye byiza mu madini bajya banategura amakampu y'abana, afasha abana
aho kugira ngo birirwe imbere ya televiziyo wenda cyangwa se filime mbi cyangwa bakaba banahugira umwanya atari ukujyayo bavuga ngo bapanze amasengesho y'iminsi 5 cyangwa bapanze amasengesho y'iminsi, ahubwo bakajyayo ari ukugira ngo babaganirize bagire n'ukuntu baberekeza mu mucyo leta y'u Rwanda yifuza nk'umunyarwanda mwiza. Yego, byiza cyane mu by'ukuri Mr. Emmanuel watuganirije ibintu byiza ndetse byinshi cyane, ariko uyu munsi wa none tuzabigarukaho ubutaha, kubera yuko aba bantu ntabwo ari abana gusa, ahubwo usanga bamwe n'abantu bakuru, usanga umwana hari ubuzima yifuza ariko mu by'ukuri ahaturuka n'ikibazo. Ahaturuka ni ikibazo. Twagiye tubigarukaho hamwe na hamwe, tukavuga tuti uyu munsi wa none yenda nko ku muntu uduteze amatwi ashobora kuba batekereza yuko ari uruhare rw'umuntu runaka kuba yagira icyo atanga muri sosiyete kugira ngo abantu bari aho ngaho barimo guhura n'ibyo bibazo bagire ubuzima bwiza, ariko ugiye kureba usanga mu by'ukuri n'igiteye umuturanyi wawe kitari iwawe gitera n'ubundi kigana iwawe. Ni gute abanyarwanda dushobora gufatanya muri rusange kugira ngo turandure iki kintu cy'ingutu rwose kirimo kurandura cyangwa se kirimo kwica urubyiruko? Ni gute twafatanya kugira ngo turandure iyi ndwara y'ibiyobyabwenge mu Rwanda? Mu magambo make cyane. Murakoze. Navuga ngo hejuru ya gahunda nziza cyangwa imirongo myiza leta y'u Rwanda ibaragiye ishyiraho cyangwa se za porogaramu runaka, nyeka ko umwana ni uw'igihugu. Yego. Kandi umwana ni uw'umuryango. Iyo wavuze umuryango ushobora kubuhera ku muryango umwana abarizwamo, ariko n'iyo asohotse hanze nkeka ko abahuye nabo baba bakwiye kugira impungenge cyangwa se kumva banezezwa n'uko umwana wo kwa kana kabayeho neza. Kera twajyaga tuvuga ngo iyo ugize umuturanyi mwiza abazagira igihe akakugira akamaro. Ibyo mu buzima bw'icyo gihe cyangwa se mu bundi buzima buzaza. Nkeka rero ko umwana burya umwana ni umuntu wagombye kubonera ukamubona mu ndorerwamo y'umuntu uzaba umuntu ukomeye cyane kandi uzagirira akamaro aho atuye ndetse n'igihugu muri rusange. Bivuga ngo rero buri muntu wese ni inshingano ze. Buri muntu wese ni inshingano ze. Ngewe uwo duturanye nawe niba mbonye umwana hari ukuntu yitwaye, niba mbonye umwana atagiye ku ishuri, niba mbonye umwana hari ukuntu yitwaye, hari ukuntu nagombye kugerageza kumufasha. Kandi kumufasha si ukumukubita, ahubwo hari byinshi wakora mu rwego kugira ngo wa mwana yibone nk'umuntu mu by'ukuri ukunzwe, nk'umuntu wakagombye kugira uko afatwa mu muryango, noneho rwa rukundo rukagera n'ahandi hantu rumukurira wenda ruzatuma abasha kwibona nk'umuntu utakagombye kujya muri bya bindi. Yego. Ikindi ni uko buriya uvuze umwana ni ibintu bigari cyane. Hari dokima nigeze gukorera abantu ijyanye ku yavuga ngo imikurire y'umwana binyuze mu gukina. Wenda nabyo twazagira umwanya wo kubivugaho, ariko iyo ubigezeho usanga ari ibintu binini cyane. Ni ukuvuga ngo umwana akwiye guherekezwa. Umwana akwiye guherekezwa, ababyeyi bakamuherekeza, amashuri akamuherekeza, amadini akamuherekeza, ariko mukamuherekeza mumuganisha heza. Yego. Imiryango ikabanza ikaba umuryango utekanye, umuryango wubakitse, umuryango wishoboye. Iyo mvuga ngo wishoboye, hari ukuntu muri iyi minsi hari ikintu kimeze nk'aho kirengagijwe, ugasanga umugabo ari hariya abyaye abana 15, wenda inkamo cyangwa se umutungo yinjiza ntabwo ubasha kuba wahaza aba bana. Umuryango wishoboye ni wa muryango rero ubasha kugenera uburenganzira abana babyaye. Yego. Bakabuhabwa. Mbese ukabyara bushoboye kurera, nka ya mvugo bakunda kuvuga ngo kubyara bushoboye kurera. Ku buryo umwana azahabwa ubwo burenganzira bw'ibintu, ariko agahabwa n'uburenganzira ku bijyanye amarangamutima meza. Kuko umwana akeneye amarangamutima meza, akeneye kumusekera, akeneye kumuganiriza, akeneye ko mukina. Akeneye ko mukina. Ntibigutangaze ko ushobora kwicara n'umwana mugakina cyane, mugakina mugaseka, ukamubwira ati ndagutsinze, cyangwa se nawe akagutsinda.
ibyo byose ni amarangamutima ye uba ugenda ukoraho kugira ngo umwana bizamufashe mu mikurire ye mu bihe bigoye yes urakoze cyane reka mu by'ukuri genda mu magambo make cyane 2 cyangwa 3 n'iki wabwira umuntu nyarwanda uduteze amatwi aka kanya abanyarwanda muri make abana ni abacu mureke tubiteho kandi buri wese ahangayikishwe n'umwana abona yitwaye nabi mu muryango nyarwanda ibibazo tubigira ibyacu nitubigira ibyacu tunagerageze gushaka umuti kuko hari inzego nyinshi ziturebera kandi ziba zihangayikishwe n'ibyo bintu noneho natwe tube bamwe mu kubafasha mu gushaka uburyo iki kintu cyaranduka iki kintu cyo kubona abana bari mu biyobyabwenge murakoze cyane murakoze namwe yes cyangwa urakoze cyane dasoje ahangaha hanyuma hari akantu gato nshaka ko dusubiramo nka introduction humura ntugire ikibazo turabyeditinga yes ndagira ngo usubire kuri mikoro gatoya giye gutangira introduction kugira ngo kuko ibintu tuganiyeho umwanya munini bisa nk'aho ari ibyerekeranye ku bana kugira ngo yende uko bagenda babikatinga bagende bongeramo ko twafokasinze ku byerekeranye n'umuryango nyarwanda ako cyane cyane n'imikurire y'abana yes okay reka twongere tubasuhuze nanone tubahaye ikaze mu kiganiro Purpose Rwanda aho uyu munsi tugiye kuganira n'umutumirwa wacu agiye kudufasha gusobanukirwa cyangwa se n'umufasha myemerere cyangwa se ni umuntu ugiye kudufasha umufashamyumvire yes uyu akaba ari umufashamyumvire muri sosiyete nini nyarwanda akaba agiye kudufasha gusobanukirwa neza ibyerekeranye yego nakoresheje terme itariyo abavugururamibereho okay yes murakoze cyane uduteze amatwi wowe kuri Radio Rwanda aka kanya uyu munsi wa none tukaba turi kumwe n'umutumirwa wacu udufasha mu byo gusobanukirwa akenshi na kenshi ibibazo bimwe turimo guhura nabyo muri society impamvu urubyiruko rurimo kwishora mu biyobyabwenge uyu munsi umubare urimo kwiyongera ariko se ibi byose bituruka hehe rero turi kumwe n'umutumirwa wacu ugiye kudusobanurira byinshi ku byerekeranye n'ibibazo uyu munsi wa none abana cyangwa se urubyiruko inkomoko y'ibiyobyabwenge cyangwa se kwishora mu mico itari myiza muri sosiyete yacu tukaba turi kumwe n'umutumirwa ugiye kudufasha gusobanukirwa byinshi kuri ibyo ngibyo murakoze mbere byose ndabanza gushimira RBA kandi mbasuhuza ndetse nsuhuza n'abanyarwanda bose batwumva amazina yanjye nitwa Ntakirutimana Emmanuel ndi umufatanyabikorwa nkaba n'umukangurambaga wa Purpose Rwanda mu guhangana n'ikibazo cyugarije urubyiruko aho bamwe bisanga mu biyobyabwenge ako karahagije urakoze cyane okay